turabashuhuje. Iyi ni radio na televiziyo bizashoboka, naho nge ndi umunyamakuru wanyu Rapa Pasteur Eric. Ni umwanya wacu w'ikiganiro cy'amateka Biblia. Ese Biblia ni iki? Yakomotse he? Yanditswe nande cyangwa se yanditswe mu kihe gihe? Ni ikiganiro tuzatubagezaho kenshi amateka Biblia, ibitabo bigize Biblia, uko byanditswe ndetse n'igihe byandikiwe. Uyu munsi tugiye kubagezaho amateka Biblia ariko mu gihe cya kera. Imana niyo tangiriro n'iherezo rya byose. Y'ubwayo yashatse kwimenyesha abantu ndetse no kubavugisha, ariko binyuriye mu mwana wayo Yesu Kristo. Ibyo byari ukugira ngo bayimenye, barusheho kuyimenya ndetse biyumvishe urukundo bafitiye. Hariho igitabo gitagatifu gihebuje ibindi byose, ari nacyo gikubiyemo iby'ingenzi Imana yahishuriye abantu bayo, kidutekerereza ibyiza bitangaje yabakoreye bitewe n'urukundo bafitiye. Icyo gitabo Kristo bose baracyubaha kandi baragikunda cyane. Nicyo Biblia ntagatifu, Biblia ijambo ry'Imana ndetse na Biblia yera. Twabibutsa ko Biblia ntagatifu ikunze gukoreshwa n'abakristo ba Kiliziya Gatolika, naho Biblia yera igakoreshwa n'abakristo ba Giprotestanti cyangwa se amatorero ya Gipantekote. Naho Biblia ijambo ry'Imana ikoreshwa n'abakristo b'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Mu by'ukuri kandi Biblia igizwe n'ibitabo byinshi. Isezerano rya kera ubwaryo rikubiyemo ibitabo 46 ku bakoresha Biblia ntagatifu, naho irishya rikabamo ibitabo 27 ku basoma ibitabo byose kuri Biblia zose. Urutonde rw'amazina yabyo yose urayasanga ku rupapuro rw'ishakiro. Ese ibyo bitabo byose biri muri Biblia byakomotse he? Byanditswe nande cyangwa se byanditswe mu kihe gihe? Ibyo bitabo byanditswe n'abantu Imana yitoreye, ibamurikisha umwuka wayo wera. Abo bantu nabo mu muryango wa Isiraheli, ari nawe Imana yihitiyemo kera kuva kera mu yandi mahanga yose, kugira ngo bayimenye, bayikunde kandi bazayibera abahamya mu bihugu byose. Abisiraheli rero nibo babanje kuba umuryango w'Imana, ariko aho Yesu Kristo yaziye hano ku isi, abamwemeye bose yabahinduye kuba abana b'Imana, abahindura bashya. Reka turebe Biblia ariko mu gihe cy'isezerano rya kera. Ni ngombwa ko twabanza kurebera hamwe iby'ingenzi byabaye mu mateka y'Abisiraheli, kuko ibyo nibyo biduha kumenya uko Imana yagiye iyobora ubwayo umuryango, iwurera, iwutegura kwakira umwana wa Yesu Kristo. Ese abakurambere bari bantu ki? Abakurambere b'ingenzi na Aburahamu, Isaka na Yakobo, ari we waje kwitwa Isiraheli. Babaye ahagana mu mwaka w'1850 kugeza mu mwaka w'1700 mbere ya Yesu Kristo. Aha twababwira ko mu gihe cy'isezerano rya kera abantu babaraga imyaka basubira inyuma. Urugero, nimba uyu munsi turi 2026, ubwo uyu mwaka nurangira bizaba bibaye 2027. Ariko nababwiye nimba mwabyumvishe neza ngo kera babaraga imyaka basubira inyuma. Urugero, nimba uyu munsi turi 2026, ubwo uyu mwaka nurangira twahita twinjira muri 2025, kuko kera babaraga basubira inyuma cyangwa se bakuramo, nimba mwabyumvise. Twababwiye ko aba basokuruza Aburahamu, Isaka ndetse na Yakobo waje kwitwa Isiraheli babayeho mu mwaka w'1850 kugeza mu mwaka w'1700 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Bari aborozi b'amatungo magufi, bakibera mu mahema, bahoraga bimuka bakava mu gihugu bajya mu kindi. Bagendaga baragiye ku nkengero z'uruzi rwa Efurati bakagera no mu gihugu cya Kanani. Reba ku ikarita niho ibyo bihugu uyu munsi biherereye, muraza kubibona. Nibyo ubu twita Iraki, Siriya ndetse na Isiraheli. Abo bakurambere se babaga hagati y'abanyamahanga, basengaga ibigirwamana byinshi, ariko bo bakomezaga kwizera Imana, bagashikama ku isezerano bagiranye nayo. Nyuma ariko haje gutera inzara mu gihugu cya Isiraheli, irabidogereza, nuko abahungu 12 ba Yakobo basuhukira mu Misiri cyangwa se muri Egiputa, baragenda barahatura. Inkuru z'abo bakurambere bose b'uwo muryango wa Isiraheli tuzisanga mu gitabo cy'Itangiriro. Ese mu Misiri cyangwa se muri Egiputa na Mose byari bimeze bite?
mu binyejana bine byose Abisiraheli bamaze mu Misiri se babayeho bate? Ibyo ntacyo tubiziho, ahubwo Bibiliya yongera kudutekerereza uko bari bamerewe mu mwaka w'1250 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Biblia itubwira ko bari barabaye abacakara batsikamiwe cyane n'Abanyamisiri cyangwa se Abanyegiputa. Ariko Imana yaje kuboherereza umutabazi ari we Mose, abakura muri icyo gihugu cy'uburetwa maze abajyana mu butayu, bahamara imyaka 40 yose. Bageze mu butayu, mbese munsi y'umusozi wa Sinayi, barushijeho kumenya Uwiteka Imana yabo, nuko igirana n'abisezerano maze bayirahirira ko batazigera bica amategeko yayo, ngiryo isezerano rya kera. Ibyo byose babiturondorera birambuye mu gitabo cyo Kuva, Abalewi, Kubara ndetse no Gutegekwa kwa kabiri. Ese Mose n'abacamanza bo byari bimeze bite? Ahagana mu mwaka w'1200 wasimbuye Mose ari we Yosuwa, yinjiza imiryango 12 ya Isiraheli mu gihugu cya Kanani, ari nacyo uyu munsi twita Isiraheli. Nubwo Abakanani bakomeje kubarwanya, Abisiraheli bashoboye kwigarurira icyo gihugu, baragitura, maze mu myaka 200 yose imiryango ya Isiraheli itegekwa n'abo twita abacamanza. Niho kandi bafashaga Abisiraheli guhangana n'abanzi babateraga baturutse impande zose bashaka kubagira abacakara maze bakabatsinsura. Ibyo tubisanga mu gitabo cya Yosuwa ndetse n'icy'abacamanza. Ese mu gihe cy'abami bo byari bimeze bite? Nyuma y'aho abami Sawuli, Dawidi, Salomo basimbuye abacamanza, nuko Abisiraheli bigarurira igihugu cyose cya Kanani ndetse banategeka ibindi bihugu bito bito bari begeranye nabyo. Ariko kuvuga bagenda barushaho kugwa mu bishuko, basenga ibigirwamana, nuko bahemukira batyo Uwiteka, bica isezerano bari baragiranye. Ngibyo iby'ibyo bitabo byombi, icya Samweli ndetse n'icya mbere cy'abami, bidutekerereza. Yuda na Isiraheli sebo bari bameze gute? Umwami Salomo amaze gupfa mu mwaka 931, ya miryango 12 ya Isiraheli ntiyakomeje kunga ubumwe. Igihugu cya Kanani bakigabanyijemo ingoma ebyiri. Imiryango 12 yibumbira mu ngoma ya Isiraheli mu majyaruguru, naho iyindi ibiri isigaye yibumbira mu ngoma ya Yuda iri mu majyepfo. Muri izo ngoma zombi rero abami bakomezaga kugenda basimburana, ariko kenshi bahemukiraga Uhoraho, bakagenda bica isezerano bagiranye nawe. Ese abahanuzi bo bari bantu ki? Imana ibibonye ityo niko koherereza umuryango wayo abahanuzi. Aha twavuga nka Nathani cyangwa se Natani, Eliya, Elisa, Hoseya, Yesaya ndetse na Yeremiya, Ezekeri ndetse n'abandi benshi. Umuhanuzi se we yari muntu ki? Umuhanuzi yari umuntu watoranyijwe n'Imana, imwuzuza umwuka wayo wera. Ibyo byari ukugira ngo abantu barusheho kumenya izina ryayo ndetse n'inzira zayo, abafashe abigisha isezerano ndetse n'amategeko yayo. Nuko ababaga barahemutse, abahanuzi babibutsaga ko Imana itarambirwa, ntihemuka kandi ikaba ari umugwaneza. Ni nako kandi batahwemaga kuburira ababaga baranze kwisubiraho. Bababwiraga ko ibihano n'ibyago bikomeye bibategereje umunsi umwe. Nyamara ariko ari abami, ari abakuru b'imiryango, ari na rubanda rwose, abenshi n'abimye amatwi abo bahanuzi. Hashize igihe gito ibyo bari barabwiwe biza kuba impamo. Nuko mu mwaka 721 ingoma ya Isiraheli irasenyuka, maze ya Yuda nayo ikurikiraho mu mwaka 587 mbere ya Yesu Kristo. Uko ibyo byose byagenze bisomeye mu gitabo cya kabiri cy'abami. Abahanuzi ba mbere batungutse, mbese nka Natani, Eliya, Elisa, nta bitabo badusigiye, ahubwo imibereho yabo tuyimenyera mu bitabo byagiye bibavugwaho bya Samweli ndetse no mu bitabo by'abami. Naho inyigisho z'abandi bahanuzi baje nyuma yabo tuzisanga mu bitabo byagiye bibitirirwa. Ibyo bitabo bimwe byanditswe n'abahanuzi ubwabo, ibindi byandikwa n'abigishwa babo. Iyi ni radio na televiziyo bizashoboka. Naho nje ndi umunyamakuru wanyu Pastor Eric.
duhure ubutaha.